aho wabonaga bari kugusebereza aho ngaho ntuhava bari ushingira hamwe kugira ngo abari Imana igusanga. Amabuye yawe uyakomeze uyarunde, hari igihe ugiye kwicisha ibiri kukwirukankaho. Nyemera aka kanya uhagarare ku cyo wamenye, ugume ku birindiro, ugume ku gicaniro, kuko ndumva umwuka w'Imana uri gutembera mu gihugu cy'u Rwanda. Ndumva umwuka w'Imana. Hagarara ushikame, ugume ku mwami. Aleluya, uhagarare ku mwami kugira ngo nawe akugirire neza. Nyemerera nshuti yanjye, nyemerera muvandimwe, nyemerera mushiki wanjye, nyemerera mubyeyi wanjye, unyemerere ugarukire aho ngaho wari ugeze. Umwami ateze amaboko, aje kugira ngo iyi sura igiye gutemba, amazi agiye gutemba hirya no hino mu isi. Nyemerera iyi sura ntizigere igufata nayo ngo gutembane. Kukubwira ngo ibyiringiro biracyahari. Ntabwo ari ngombwa ko watakaza karite y'Imana ikurimo. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo wongere ujaguke. Ntabwo ari ngombwa. Ntabwo nikuvuzeho ijambo ryiza rivuga ngo garukira aho ugeze, iraje kugirire neza. Ibyo wari wiringiye nta mumaro, ibyo wari wizeye nta mumaro. Yesu araje, ari mu ruhande rwawe, aje kukugirira neza cyane. Wewe wabuze urubyaro, Yesu aracyafite sitoke y'urubyaro. Wewe wabuze amafaranga, umwami aracyafite amafaranga. Wewe wabuze ibyo kurya, Yesu aracyafite sitoke. Wowe mbese wowe byacanze byatesheje umutwe, Yesu aracyafite imbaraga, aje. Yera y'amahoro, mwami mwiza, mukunzi mwiza, wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Landa savo kuta basisi na kuwa de yasire kebufia. Nyemerera ukuboko kwawe kuze kugaragara ahangaha, ubutware bwawe buze buganze. Ngwino utegeke, gasari mwami w'abami, genda mu mpande enye z'isi. Gasari mwami w'abami, ugenda ugere ku banyabibazo, abarwayi ubagirire neza, ababuze urubyaro, nyagasari mwami w'abami ubahereza urubyaro, abari mu bitaro badashoboye guhaguruka. Nyemera nyagasari mwami w'abami urwana urugamba, kuko urugamba ni urwawe. Witeka nyagasari mwami w'abami, iby'ubwenge bwacu budashoboye, iby'imbaraga zacu zidashoboye, ibyo ngibyo nibyo wowe ushoboye. Wa muhungu wa Yesu ukunda Imana n'abantu bakunda Yesu, ndanezerewe cyane kuba umukozi w'Imana yadusuye ahangaha. Tuba twagiye gushaka Imana, nawe akaba akoze urugendo rurerure aza kutureba. Turishimye cyane, turanezerewe. Twagira dutangariza abantu yuko Yesu ari mu nzira kandi ajeje guhemba abantu bamwubashe. Wowe uri ahantu hariho hose ukaba uzi neza yuko wakoreye Imana utayiryarya, itegura ibihembo. Wowe uzi yuko wakoreye Imana uyibesha uyiryarya, nawe itegura ibihano. Imana mo riraje kandi iri mu ruhande rwawe, iri mu ruhande rwacu. Uko byagenda kose Yesu araje kandi araje. Ndagira ngo mbabwire ngo araje, kandi isubiremo, Yesu araje kandi araje. Wewe haranira kugira ngo ukiranuke ku gato no ku kanini, wirinde ibirangaza, wirinde ibisitaza. Mbese muri aka gahe gatoya dusa nkaho dutijwe, nyemerera wirengagize ibyo ari byo byose, wirengagize uko wari umeze, wirengagize uburyo wari ubayeho, wirengagize uburyo wari ukennye, wirengagize ukuntu minerivari y'abana yakwahagije. Nyemerera wirengagize ukuntu keredi yabaye keredi. Nyemerera wirengagize ukuntu cyamunara yabaye cyamunara. Ukiranukire ku Mana, kuko byagenda kose n'undi wayitera umugongo utayitera umugongo, cyamunara ntabwo iriyishura. Ahubwo wowe haranira kwegera uyu mwami, wegera uyu Uwiteka. Numara kwegera Uwiteka, uko byagenda kose nta kabuza Yesu araje agusubize. Araje ku buzima bwawe urwana urugamba. Humura, nyemerera aka kanya ntujarajaze umutima, ushinge ibigingi kuri uyu mwami, ushinge amaguru kuri uyu mwami, wirinde gukiranirwa. Unyemerera aka kanya. Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza, ikurwanira urugamba. Ica inzira aho wabonaga nta nzira, aho wabonaga bari kugusebereza aho ngaho ntuhava bari ushingira hamwe kugira ngo abari Imana igusanga, kuko Imana ifite imbaraga. Kadusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'Umubwiriza, ibice 3, umurongo waho wa 1 kugeza wa 8. Imana muri bagire neza cyane, ngo ni Imana igenera umuntu wese igihe cyacu. Amen. Amen. Iri jambo naryo rijya rimfasha, uzarisoma uzaryumva uzamanuka ugere ku 8. Ngo Imana yageneraga umuntu, yageneraga ikintu cyose igihe cyacu. Aleluya. Noneho yamara kukigenera igihe cyacu, buri muntu uwo ari we wese, uko byagenda kose, intambwe atera n'ahantu anyura n'ibyo acamo byose biba byarateguwe n'Imana. Ngo hari igihe cyo kurira n'icyo guseka. Aleluya. Cyatse kuvuga ngo n'igihe cyo gufunga insengero nacyo kirimo,
nta mpamvu yo kuvuga ngo barazibanye bareke bazibane birabareba. Igihe cyo kuvuga ngo warakennye nacyo kirimo. Nta mpamvu yo kwitotombera ubukene. Gukena kwawe birakureba ariko ntabwo byatunguye Imana. Haleluya. ngo hari igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda. Ndakwinginga cyane aka kanya kugira ngo amabuye yawe, haleluya, uyafate uyarunda. Hari n'igihe ari ugiye kwicisha Goliyati. Ayo mabuye yawe uyakomeze uyarunda. Hari igihe ugiye kwicisha ibiri kukwirukankaho. Nyemera aka kanya uhagarare ku cyo wamenye. Uhagarare ku cyo wamenye, ugume ku birindiro, ugume ku gicaniro, kuko ndumva umwuka w'Imana uri gutembera mu gihugu cy'u Rwanda. Ndumva umwuka w'Imana uri gutembera mu isi yose. Ndumva umwuka w'Imana uri kugenda kubera. Byagorana kugira ngo umukozi w'Imana abe adafite amakuru yo kuri uyu mwami. Biragoye kugira ngo abe adafite amakuru. Nibura Imana abwira ngo mwana wanje igihe iki n'iki nzakurinda. Senga cyane wegera Imana. Birakomeye kandi birakaze, ariko Yesu yibereye ku rugamba. Nagira nkubwire ngo isuri iratembye, amazi abaye menshi, imvura iraguye. Ariko muri iyo mvura iguye, senga ubwire Imana iguhereza umutaka, izagutwikire. Iyo suri nizaza izatembana ibyatsi byinshi, ariko mw'ibyo byatsi uzareka hatemba ibyatsi ibyo ngibyo. Wowe uzasenga Imana izagusige, wowe nk'umuntu uzasigara uhagaze, ariko ibyatsi bizatemba. Kandi nta kabuza, nta kizabuza ibyo byatsi gutemba. Wowe hagarara ushikame, ugume ku mwami. Haleluya. Uhagarare ku mwami, umwami wamenye, umwami utarigeze ahemukira abakera, abatubanjirije ba kera. Uwo ntabwo ari wateze guhemukira, ahubwo ateze amaboko kugira ngo nawe akugirire neza. Nyemerera nshuti yanjye, nyemerera muvandimwe, nyemerera mushiki wanje, nyemerera mubyeyi wanje, unyemerere ugarukira aho ngaho wari ugeze. Umwami ateze amaboko, aje kugira ngo iyi suri igiye gutemba, amazi agiye gutemba hirya no hino mu isi. Nyemerera iyi suri ntizigere igufata nayo ngo gutembane, kuko nagiye kubona mbona umwuzure ubaye mwinshi, mbona amazi abaye menshi, mbona imvura iraguye, mbona imikuku irakukumutse, mbese mbona imvura iraguye y'urudaca. Ariko umwami w'abamarangije arambwira ngo abe arabazi, kandi ngo bafite ikimenyetso ngo c'amaraso. Nyemerera icyo kimenyetso ntugitakaze uyu munsi none. Birumvikana uyu munsi Imana ishobora kuvuga mwana wanje, kandi koko wasimbuka hariya hirya wahita ubivamo ukigira mu burananga mu businzi, igahita iva mu mwanzi wanje. Shobora kuba yakubwiye ngo nzakugira neza, ejo igahita ikubwira ngo mwana wanje, ngo nutagarukira aho ngaho ngo nzagucamo kabiri, nangwa nzakwangiriza. Ariko aka kanya ndagira ngo ugarukire aho ngaho, garukira aho ngaho. Imana ni umubyeyi, garukira aho ngaho. Iracaguhendahenda ngo ugarukire aho ngaho. Wirinde kujarajeza umutima, garura ibyiringiro, ugarura ubwenge bwawe. Nyemerera aka kanya, kuko nanje nagarutse aha ngaha nje kukubwira ngo ibyiringiro biracyahari. Ntabwo ari ngombwa ko watakaza karite y'Imana ikurimo. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo wongere ujaguke. Ntabwo ari ngombwa, garukira aho ngaho. Imana muri bagirire neza cyane, kandi ikomeze kubana namwe. Abari hanze, abari hirya no hino, munyemere cyane mukoreshe ibi byiza tujye tubasangiza buri gihe, kandi mujye muharanira kugira ngo mwumve ubutumwa tuba twatanze hirya no hino. Tuba twabukoreye ahantu henshi hatandukanye, kugira ngo namwe mwumve kuri ibi biryo bya Yesu. Kuko hari uburyo wenda uba uri ahantu runaka utashobora kwinyagambura ngo ujye gusenga, utashobora kujya hirya no hino ngo usimbuke urende nimba hari ukundi kuntu Imana yakuvugaho. Ariko aka kanya Imana ikuvuzeho ijambo ryiza rivuga ngo garukira aho ugeze, iraje ikugirire neza. Ibyo wari wiringiye nta mumaro, ibyo wari wizeye nta mumaro. Yesu araje, ari mu ruhande rwawe, aje kukugirira neza cyane. Wewe wabuze urubyaro, Yesu aracyafite sitoke y'urubyaro. Wewe wabuze amafaranga, umwami aracyafite amafaranga. Wewe wabuze ibyo kurya, Yesu aracyafite sitoke. Wowe mbese wowe byacanze, byatesheje umutwe, Yesu aracyafite imbaraga, aje kubagirira neza. Murakoze cyane, Imana muri bagire neza cyane. Shalom shalom. Yesu abagire neza cyane. Reka dusenge, dusengera mwe mwese, dusengera n'igihugu cyacu. Iyera y'amahoro, mwami mwiza, mukunzi mwiza, wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Landasta vokuta pasisi na kuwa deyasire kebufia. Nyemerera ukuboko kwawe kuze kugaragara aha ngaha, ubutware bwawe buze buganze. Ngwino utegeke, gasari mwami w'abami, genda mu mpande enye z'isi. Gasari mwami w'abami, ugende ugere ku banyabibazo, abarwayi ubagirire neza, ababuze urubyaro, nyagasari mwami w'abami ubahereza urubyaro, abari mu bitaro badashoboye guhaguruka. Nyemera nyagasari mwami w'abami, urwana urugamba, kuko urugamba ni urwawe. Witeka nyagasari mwami w'abami, iby'ubwenge bwacu budashoboye, iby'imbaraga zacu zidashoboye, ibyo ngibyo nibyo wowe ushoboye. Nyemera
nyemereza urwane urugamba kuko uri umwami mwiza gasari mwami w'abami rero nyemerera uzurwane kuko uri umukunzi mwiza igihugu cyacu cy'u Rwanda ugihereza amahoro n'umutekano abayobozi barimo bashyigikire ubahereze kuyoborera mu kuri ndetse no mu mwuka imbaraga zawe zikomeze kutugira neza cyane gasari mwami w'abami urakoze kukiranuka imbaraga n'urukundo rwawe no gukomera kwawe komeze kuganza nk'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.